Tekereza kuri diyama. Iyo umuntu abonye ibuye rya diyama ariko akarifata nk'andi mabuye yandi asanzwe, ibyo ntibikuraho diyama ko ari iy'agaciro kenshi. Ku muntu uzi neza agaciro ka diyama, iyo yayibonye arayitora akayitwara akayijyana mu by'agaciro atunze. Wa muntu wabonye diyama bwa mbere ntamenye agaciro kayo, akibasha kuyibona nyuma namenya ko burya yari abonye ibuye ry'agaciro maze akarijugunya maze rigatorwa n'abandi, nta kindi azumva ko burya byibeshe ko yabaye ikirwari. Azatangira kumva ko burya hari ikintu cy'agaciro yigeze kugira, ariko kubera kutamenya agaciro kacyo akakireka kikagenda, azatangira kwicuza. Gusa ariko wowe ufite agaciro karuta ka diyama, kabone n'ubwo hari abatabibona. Uyu munsi ushobora kuba ubaye rejected, birashoboka ko utabashije gukomeza muri aya marushanwa mwarimo, ni umukunzi wawe ukubwiye ko bitagishobotse, ni mu kazi, ni amanota make ku ishuri cyangwa se n'ibindi. Gusa reka nkubwire nti ibyo si byo herezo, haracyari kare kugira ngo amahirwe runaka ashobora kuba arenze n'ayo ya mbere ko yagusekera. Stay calm and try.